guharanira kureka ibingibi ngo iki ni icyaha, iki ni icyaha. Icyo uzabona kikubereye icyaha nugikora azaba ari icyaha, ariko ikitazakubera icyaha uzagikore, kuko roho mutagatifu wahawe niwe uzaguhishurira niba icyo kintu ari icyaha. Kristo Yezu akuzwe. Hari aho uzagera bakubwire ngo iyi myambarire si myiza, hari aho uzagera bakubwire ngo wisize amavuta atari meza, hari aho uzagera bakubwire ngo iyo misatsi wayihinduye ukundi kuntu. Weho gisha inama roho wawe, ntuzarebe ku bantu, kuko hari uzakubwira ngo wambaye nabi cyangwa wambaye neza cyangwa wishyizeho bibi, nta nzira zindi ugenderamo. Ariko wabikubwiye niba yambaye ibitangaza, ashobora kuba yagendera mu nzira z'ubusambanyi utanabizi. Kristo Yezu akuzwe. Reka ubusambanyi, reka ubusinzi, reka kurya ngo uhage cyane urenze urugero. Tumbirira roho mutagatifu umugisha inama, azaguhishurira iby'ukuri, noneho rero akwereke ikizira, aba ariwe ugisha inama. Kristo Yezu akuzwe. Umwana w'umuntu arakuyobya. Uyu munsi wa none abakristo b'iki gihe bose babaye injajwa, umukarisimatike w'iki gihe wese yabaye injajwa, umurokore w'iki gihe wese yabaye injajwa. Umukristo nyakuri ntubasha gusubiramo ibyo yavuze. Umukristo nyakuri yego ye iba yego na oya ikaba oya. Hari uzazaniye ko ubuzima bwawe rero bwose bwo muri karitsiye, narangiza aze kugushuka ngo Imana yakuntumyeho. Iyo Mana ijya kumutuma, weho ntabwo yagusanga ngo ikwibwirire. Kristo Yezu akuzwe. Haranira kubwirwa n'Imana, haranira kuyoborwa na roho mutagatifu aho kuyoborwa n'abana b'abantu. Kristo Yezu akuzwe. Irinde ubusinzi, irinde ubusambo, irinde ubusambanyi, urebe ko roho mutagatifu atagutahamo. Ibyo nubyirinda, uzirinde icyo roho mutagatifu adashaka. Ubundi ahasigaye uharanire icyo roho mutagatifu ashaka, uharanire ubutungane aho guharanira kubwirwa ngo aha hari Imana, aho kubwirwa ngo aha hari Yezu, kuko ubikubwira ntabwo uzi Imana akorera iyo ari yo, ntabwo uzi imbaraga afite aho yazikuye. Emera imbaraga zawe, wemere roho wawe wahawe, kuko iyi minsi ya none turi kuyoborwa na roho mutagatifu. Nta mpamvu rero yo kuyoborwa n'abahanuzi, kuko ibyo ni ibya kera. Ubu ni roho mutagatifu ugomba kukuyobora, akakubwira ikiri icyiza, akaba ari cyo ukora ukirinda ikibi. Mbere na mbere Imana nyir'ibiremwa yakoreshaga abahanuzi bayivugiraga. Muri iki gihe ni roho mutagatifu uvugurura byose bigahinduka bishya. Nihasingizwe Imana nyir'ibiremwa, hasingizwe umwana wayo byaremewemo. Nihasingizwe roho mutagatifu utuvugurura. Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse mwari kumwe. Haranira ubutungane, haranira kurya ibyawe amahoro, irinde kurya ibyo udahawe, irinde kujya mu bujajwa, vuga icyo uzasubiramo, irinde ubusinzi, irinde irari ry'umubiri, uharanire ubutungane kugira ngo tuzabashe guhurira mu bwami bwo mu ijuru. Kristo Yezu akuzwe. Ushobora kuba wagize ibyago, ushobora kuba urwaje, ushobora kuba urwaye. Mu isi ibyo byose birasimburana. Humura, komera. Yezu yaratsinze.